umva iyi nkuru witonze. Bibi yari umukobwa mwiza cyane, hakagira umusore bakundanaga witwaga Patrick. Mimi yari mu mashuri yisumbuye, ari mu mwaka wa gatandatu yitegura kujya muri kaminuza. Patrick akamukunda cyane kuko yari yaramusezeranyije byinshi byiza ko hazamubera umugabo. Nibwo Mimi yaje kuva mu ishuri nyine atashye muri vacances. Patrick Sherigwe yaramutegereje cyane n'urukumbuzi rwinshi. Gusa Mimi akaba umwana ukomoka mu muryango w'abatambyi cyangwa se mu muryango w'abantu basenga cyane. Urumva ko hari byinshi atakoraga kuko yatinyaga iwabo ndetse agatinya n'idini yakomokagamo. Mimi nibwo yatashye yaje mu kiruhuko kuko n'iminsi mikuru yari yegereje isoza umwaka. Akigera mu rugo nibwo Patrick yamuhamagaye ati Mimi nizeye kuza kunsura. Mimi ati urabizi ko ndi umwana mu batambyi, ibyo wakora byose Patrick witonde. Ati nta kibazo sheri, urabizi ko nanjye ngukunda kandi nkuba, ariko hagati aho ndagukumbuye kandi ndanagutegereje. Barapanze bahurira maze kuri hoteli, bakumburanye cyane bagirana ibihe byiza kuko Mimi yabonaga Patrick akamubonamo umuntu udasanzwe imbere ye, akamubonamo umugabo w'abana be, akamubonamo ejo hazaza he kuko yaramukundaga cyane. Bari bakumburanye bombi bagirana ibihe byiza nyine. Patrick arangije abwira Mimi ati ndagukunda, na Mimi ati nanjye ndagukunda. Nuko Mimi asaba Patrick kutazamuhemukira kandi akazamutegereza agasoza amashuri ye maze bakabana. Patrick ati mu by'ukuri ndagukunda kandi urabizi ngo ahubwo maramo agafanta kawe ngo cyure utaza kuvuga ko nagutindije. Bimagira bwangu nyine kuko nawe yarebaga amasaha yicuma ati noneho iwacu baranyica. Mimi nyine yariteguye anywa fanta imaramo, ariko mu kuyimaramo Mimi yisanze mu cyumba yambaye ubusa yibaza ibyamubayeho. Arebye hirya asanga Patrick yicaye iruhande rwe arimo kunywa itabi. Mimi arikanga ati Patrick ni wowe cyangwa ndi kubona undi muntu ndi kubonekerwa? Patrick ati ninge sheri. Mimi araturikarira cyane ati mu by'ukuri uyicaye ejo hazaza, nagukunze ntazi kuri inyamaswa bigezaho. Ati se ibi ndabibwira iwacu? Ndabibabwira ntese? Mimi mu by'ukuri Patrick niwe musore yakundaga kandi nawe musore yari aryamanye nawe bwa mbere. Patrick ati wihangane wakundanye n'inyamaswa, yigira inama aho wahereye ndagushoboye. Mimi yatashye arira yibaza aho ari buhere abibwira mama we cyangwa se ababyeyi be. Ati kuki nizeye umuntu bigezaho? Mimi yatashye arira cyane ababaye cyane yibaza niba ari burege Patrick cyangwa se ari bubwire ababyeyi be. Ati se ubu ndabibwira nde? None nibi bimbayeho. Arababara cyane azinukwa umusore, azinuka urukundo. Ati sinzongera gukunda nk'uko. Urabyumva Patrick we na n'ikintu byari bimubwiye kuko we yumvaga ngo asoje umugambi yarafite kuri Mimi. Ese iyi nkuru ukuye n'iyi?